akanya kose birimo birahinduka ku butaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru aturuka kugeza kuri isaha aravuga ko amakamyo agera ku Umunani yo mu mutwe wa 23 yarapakiye ibikoresho ndetse n'abasirikare avuye mu mujyi wa Bukavu Aguye muri ambush idasanzwe ingabo z'u Burundi ndetse n'abazarendo. Ngo byari biteganyijwe yuko abari bari muri aya makamyo bagombaga kujya gutanga umusanzu mu gukura ingabo nyinshi cyane z'igisirikare cy'u Burundi ndetse zifatanyije na wazarendo zamaze kuzenguruka ibice bya Minembwe byose, ndetse bamaze no ko bafunga inzira zisohoka ndetse n'izinjira mu Minembwe. Kuri ubu kandi bikaba bivuga ko aya makuru yemezwa neza 100% biturutse ku kuba ngo abamwe mu bari muri aya makamyo berutse kuva mu mujyi wa Goma ubwo bamanukaga kandi ngo baciye mu kiyaga cya Kivu. Amato agera kuri 3 akaba yaragaragaye ahetse aba barwanyi b'umutwe wa 23 bari bagiye gutanga umusada kuri twirwane ni mu gihe kandi abarimo Colonel Nanga ndetse n'abandi bayobozi b'umutwe wa 23 bategetse umutwe wa twirwaneho ko ugomba kubwira abaturage b'abanyamurenge bagatangiza imyigaragambyo igaragaza ko batishimiye ingabo z'u Burundi kuri ubu zamaze kuzenguruka igice cya Minembwe cyose zifuza kubohoza byanze bikunze iki gice kikava mu maboko y'umutwe wa 23, dore ko kuri ubu amakuru ahamya neza ko twirwaneho yari yaravutse mu rwego rwo kuba yabohora ndetse yaharanira uburenganzira bw'abanyamurenge ri gukora mu kwa k'umutwe wa 23 byitwa ibisambo ndetse bagamije kuba bakwigwizaho ndetse no kuba basahura umutungo kamere no kugeza ku rwego rwo gukora ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yowe na Felix Tshisekedi. Ngo ibi byose rero bikaba bigomba gukorwa mu myigaragambyo, ndetse imyigaragambyo ikaba yakomeje ku munsi wayo wa kabiri nyuma y'uko ku munsi w'ejo ahera ku munsi w'ejo masaha ya saa 5 imyigaragambyo yo mu bwoko bw'abanyamurenge aribwo yatangiye muri bice. Ibi byose bikaba bigaragaza yuko igisirikare cy'u Burundi kandi kirimo kitanga umusaruro ku mirongo y'imbere ku rugamba hakurikijwe ibijyanye n'imyigaragambyo ndetse n'amakuru amaze kumenyekana iyi ambushi. Ngo ni amakamyo umunani yarahikejwe na convoy imwe yarimo abasore bo muri special force cyangwa se abazwi ku banyadushoka mu mutwe wa 23. Aya makamyo ngo akaba yahagurutse mu mujyi wa Bukavu mu masaha mu gitondo kare cyane, ndetse akaba yagombaga guca mu bice by'Anzibira. Ahangaha rero ni muri teritwari ya Kabare, gusa ngo amakuru agahamya neza ko bitari bizwi neza inzira yagombaga gucamo kuko mu by'ukuri ngo ibice byinshi cyane birimo abo muri iki gisirikare cya FEDNB ndetse ngo ni muri urwo rwego umutwe wa 23 bashakishije inzira zose zishoboka zituje kandi mu by'ukuri ariko biza kurangira n'ubundi bibaye iby'ubusa kuko bamaneko b'igisirikare cy'u Burundi wazarendo ndetse bari bamaze gutanga amakuru y'uko ari amakamyo mu kerera rwa kare yaramaze gusohoka mu mujyi wa Bukavu, bigaragara ko yarimo yerekeza muri bice bigana mu Minembwe. Ni muri urwo rwego rero habaye gahunda yo guhiga bukware kuva mu masaha mu gitondo kugeza muri amasaha y'igicamunsi, ari nabwo iyi ambush ibaye. Birangira rero amwe mu makamyo y'umutwe wa 23 arashweho, andi rero ngo akaba yaje guhagarara ku birindo byari hafi aho ngaho nkuko bigaragara. Gusa kuri uyu munsi uduce wa 23 yerutse kongera kwisubiza nitwarimo ikoresha nk'inzira yo kugera muri ibi bice bisatira za Fizi nkuko birimo bitugeraho. Ni muri teritwari ya Kabare mu gace bita Ruhago harimo uduce mu by'ukuri duherutse kuba twafatwa cyangwa se twakongera kwisubizwa n'abarwanyi mu twa 23. Rero ngo niho abagize iri tsinda rya 23 ryari rigiye gutanga umusada amakamyo agera kuri 7 mu by'ukuri, kuko ngo bivugwa ko imwe ishobora kuba itabashije kurenga, ndetse kandi muri ayo makamyo yandi harimo ayatobowe n'amasasu bituma bigera ku barwanyi bari muri uyu mutwe. Mu by'ukuri kandi amakuru nk'uko abigaragaza ngo ibi bikaba byongeye kugaragaza ubushobozi bukaka ndetse n'uburyo ki igisirikare cy'u Burundi cyahagurukiye kongera guhagarika ibikorwa byo gusatira ibice bigiye bitandukanye. Ibi kandi bikaba byemezwa ko uduce turimo bwegerera Irega ndetse na Katsoba dore muri teritwari ya Kabare ari twagomba kwifashishwa n'umutwe wa 23 kugira ngo babashe kuba bagira indandi muri ibi bice byegereye mu by'ukuri muri ibi bice byegereye Minembwe.
ni mu gihe imirwano imaze iminsi igaragazwa neza ko kugeza kuri ubu ngubu abarwanya umutwe wa 23 barimo barahura n'uruva gusenya yaba Mwenga yaba kandi Warungu yaba ibice bigiye bitandukanye. Gusa bivugwa ko neza ya Amakamyo 23 yarashwe mu by'ukuri agiye kwerekeza ibice bya Kaziba, ndetse akaba ari yo mpamvu nanzibira gutyo muri teritwari ya Kabare, akaba aya makamyo ariyo mpamvu yaje gusubira inyuma yerekeza muri utu duce bongeye kwigarura mu minsi ishize nyuma yo kudusoramo abo mutwe w'abazarendo bari bamaze igihe batugenzura. Ibi kandi biraza byongera ku makuru aturuka ku butaka bw'Uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo avuga ko muri teritwari ya Warikare muri groupement ya Ikobo ari ibyago bikomeye, agahinda ndetse n'amakuru mu by'ukuri ababaje cyane bitewe nuko muri utu duce birimo bivugwa neza ko imiti ikomeje kubura ku baturage bahungiye mu bice bigiye bitandukanye ibigo nderabuzima ndetse n'amashuri bahunga imirwano mu by'ukuri y'umutwe wa 23, dore ko ahangaha muri teritwari ya Warikare nk'uko bigaragara umunsi ku wundi imirwano irarushaho kugenda yiyongera. Umutwe wa 23 wifuza gufata ibice birimo Meti ndetse na Penga, ariko kugeza kuri isaha ibi byose bikaba byaranze cyangwa se bitarigeze bihira abo umutwe wa 23. Urugamba rero rurimo rurushaho gukomera ndetse no guhisha cyane. Ni mu gihe kuri ubu ngubu bivuga ko kugeza uyu munsi gutanga ubuvuzi ari ikibazo gikomeye cyane muri groupement ya Ikobo, imwe muri groupement kandi n'abarizwamo barwanya umutwe wa 23 cyane. Imiryango myinshi ikaba yemeje kuba yashaka uburyo yakongera kugera mu midugudu iherereyemo cyangwa se mu midugudu bafitemo ingo nyuma yuko bari bagiye bahunga ibikorwa by'imirwano yahuzaga umutwe wa 23 ingabo za leta ndetse n'abawazarendo. Abariko ngo bakaba basubiye mu ngo zabo atari ubundi bumanzi. Bivuga ko mu bice birimo Misona, Kanune, aho bita Bunyakahindo, Busunzu, Mashuta ndetse no mu yindi midugudu yo muri iyi groupement ya Ikobo ariho hari kugaragara indwara nyinshi cyane zirimo malaria nkuko ubuhamya bw'abaturage bubitangaza, ariko bakaba biyemeje gukora ibishoboka byose. Nyamara ngo ubuvuzi ni ikibazo gikomeye cyane nubwo iyi midugudu irimo Busunzu, irimo Mashuta ndetse n'utundi duce twugarijwe n'indwara ya malaria ku buryo bukomeye cyane. Ngo imiti yo kubafasha ni ikibazo ndetse n'ahiboneka kugira ngo ibe yagezwa ku muturage bikaba ingorabahizi kuko harimo amabariyeri menshi cyane hano muri groupement ya Ikobo yo mu 23, kandi imwe mu miti yagiye ifatwa n'abarwanya 23 bakayifata bugwate ko nabo bivuga ko bayikeneye. Ngo ibi rero bikaba bigaragaza ko umuturage wanga muri groupement ya Ikobo bakomeje guhura n'ingorane zituruka ku bikorwa ndetse n'ingaruka byabo mu mutwe wa 23. Igitekerezo ni ese ibiraza kurangira bite? Bivuga ko kugeza uyu munsi kandi ababarirwa mu mamiliyoni abaturage barirwa mu mamiliyoni bafite ikibazo cy'ibura ry'ibiribwa bikabije muri zone 9, kandi bakaba bakeneye ubutabazi bwihutirwa bitaba ibyo tugatangira kubona abicwa n'amapfa ndetse n'inzara. Iri ni isesengurwa ryakozwe ku itariki 8 kugeza ku itariki 27 Nzeri ndetse ryemejwe na Minisitiri y'ubuhinzi imbere y'umuhuzabikorwa wa gahunda y'umuryango w'abibumbye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo unahagarariye icyitwa FAO, aho berekana ko uduce 9 twibasiwe cyane turimo Njugu, Mambasa, Masisi, Rubero, Warikare ndetse Karehe na Fizi. Ubwo kandi uduce turimo Njugu na Mambasa n'utwo muri Turi, Masisi na Rubero ni muri na Warikare ni muri Kivu y'Amajyaruguru, Karehe, Fizi ni muri Kivu y'Amajyepfo, kimwe naho bita Kongoro ndetse naho bita Moba muri ntara ya Tanganyika. Mu turere tugiye dutandukanye miliyoni 3 n'ibice biriza abaturage no kuvuga 3% by'abaturage bari mu bihe byihutirwa cyane, mu gihe miliyoni 21 n'ibice 5 cyangwa se 18% bari mu bihe bikomeye. Iki ni icyiciro cya gatatu. Minisitiri w'ubuhinzi wita Mohindo Nzang yagize ati gutangaza ibyo bisubizo bituma guverinoma mu by'ukuri iteza imbere ndetse igafata ibyemezo byo kurushaho gutanga uburyo bwo gufasha ibiribwa ndetse n'ibindi byo bitandukanye. Ku rundi ruhande umuyobozi w'agateganyo wa gahunda y'ibiribwa ku isi WFP cyangwa se World Food Program Cynthia Jonas yagaragaje impungenge z'ingaruka z'ubutabazi ziterwa no gufunga ikirere ikibuga cy'indege cya Goma ndetse no kubuza gutumizaho ibiribwa. Ngo ibi kandi bikaba ari kimwe mu byari maze iminsi bitekerezwaho n'uwitwa Perezida Emmanuel Macron w'Ubufaransa yagaragaje yuko
byanze bikunze ikibuga cy'indege cya Goma kigomba kuba cyafungurwa. Gusa ibihugu birimo u Rwanda ndetse n'umutwe wa 23 ubuyobozi bwabo bukaba bwaragaragaje ko ngo gufungura ikibuga cy'indege cya Goma bidakwiye gukorwa, ahubwo bikwiye gushyirwa mu mushinga w'ibigomba kugenderwaho ndetse no gukorwa mu biganiro birimo bibera i Doha ndetse muri Qatar na hamwe bakabihuza n'amasezerano ya Washington DC ahuza u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Gusa ibi bihugu bigiye bitandukanye ndetse n'imiryango igiye itandukanye bakaba barabyamaganye, bavuga ko icyambere cyari gikwiye kurebwaho kuko ni umutwe wa 23 navuga ko uharanira inyungu z'abaturage, nta kindi kintu cyakabaye ikibanze usibye kureba ibikorwa bitabara abaturage nko gufungura nyine iki kibuga cy'indege cya Goma, hanyuma abaturage bakabona ibiribwa n'ubuvuzi, ibindi bikaba byaza nyuma. Ariko umutwe wa 23 ukaba waragaragaje ko ushyize inyungu zabo imbere, utangaza ko imirimo yo gusubukurwa imirimo igomba gusubukurwa no ku kibuga cy'indege cya Goma mu gihe bazaba babyemeye cyangwa se bizaba byemejwe mu by'ukuri nabo. N'urugamba rero nanone rwo kurwana kandi mu by'ukuri muragira ingaruka zikomeye cyane kuko abana, abagore batwite ndetse n'abandi bageze mu zabukuru bakomeje kuburira ubuzima muri ibi bikorwa birimo kubura ibyo kurya, imiti ndetse kuburaho kwegeka umusiya bitera umunaniro ukabije, indwara zigiye zitandukanye ndetse n'ibyorezo bagenda bahura nabyo. Ngayo nguko rero nari kuvugwa ku butaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Njye wumva kuri izi mikoro ni Bosco in Region Info. Rusha kongera ukanda subscribe cyangwa se sabone ubundi tubane umunsi ku wundi.